Showbiz News Rwanda. Umubyeyi wa Chriss Eazy yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa 13 Kamena 2025. Nyina wa Chriss Eazy yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge. Yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa 13 Kamena 2025. Junior Giti rero yagize ati yari amaze iminsi arwaye, yewe na ninjoro twavugana gatubwira ko yumva ameze neza mu gitondo ari butahe, ariko dutungwe n'ukuntu twakira inkuru yuko yitabye Imana. Tubwire Chriss Eazy ihangane kubura umubyeyi umwe yarasigaranye, kubera ko yarasigaranye mama we gusa. Mu minsi ishize rero nibwo Chriss Eazy yatangiye kugaragara ari kumwe n'umubyeyi we kuri chaîne ya YouTube, baganira ku bintu bigiye bitandukanye by'umwihariko bakajya no mu buzima bwite bw'imikurire y'uyu muhanzi. Ariko kuri uyu munsi umubyeyi amaze kumubura. Murabizi neza kubura umubyeyi ni ibintu bikomeye cyane, n'abamvu ndi kukubwira kugira ngo tumubwiye tuti condolences Chriss Eazy, condolences kabisa Chriss Eazy. Ariko nanone turahita tureba n'izindi nkuru zigiye zitandukanye ziri kugenda zivugwa mu myidaduro. Kimwe nyine n'iyi nkuru turavuga ku rubanza rwa Fatakumavuta, zose ni inkuru nyine zibabaje man. Fatakumavuta we none kwa 13 Kamena 2025 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Fatakumavuta ibyaha bitatu, ahanishwa igifungo cy'imyaka 2 n'igice ndetse n'ihazabu ya $1,300,000, ariko akaba akiri amahirwe yuko ashobora kujurira. Reka byose tuze tubyinjiremo 5 kuri 5, ariko nanone ukore subscribe kugira tuzacikwa umunsi ku munsi. Jedi Fred Rizzi in Showbiz News Rwanda. Reka dutangirane, tubanze twifurize Chriss Eazy, tumubwiye tuti condolences, tubanze tumubwiye tuti condolences kabisa, yihangane kubura umubyeyi, kubera ko ku gitondo cyo kuri wa gatanu nibwo umubyeyi we yitabye Imana. Akaba yari inshuti magara ya Chriss Eazy ndetse akamubera umubyeyi nk'uko bagiye babigaragaza mu biganiro bigiye bitandukanye. Ariko nanone turibaza tuti ese yazize iki, byagenze biti? Ibyo byose rero ni ibibazo wibaza kandi ugiye gusubizwa muri iki kiganiro. Hari haciyeho umwaka Chriss Eazy akoze ikiganiro na mama we, bagaruka ku buzima busanzwe ndetse banabazanya ibibazo by'amatsiko ku buzima bwabo. Icyo kiganiro nicyo cyongeraga gushimangira umubano mwiza wa Chriss Eazy na mama we, bitewe n'uburyo babazanyaga ndetse n'umubano mwiza buri wese yagaragaza. Muri icyo kiganiro mama yamubajije ikibazo cy'amatsiko ati ese ko mbona urukundo nkunda n'ubwo nkukunda, nuramuka ukoze ubukwe nabwo uzakomeza unkunde nk'uko unkunda uko? Mu gusubiza Chriss Eazy yagize ati ntabwo aka kanya navuga ngo mfite undi muryango, abana nabyaye cyangwa se madamu tubana, ariko ibyo nibiba banumva ko bidashobora gukura urukundo nkufitiye. Nkuko wabivuze, ntabwo uri umubyeyi wanjye gusa, ahubwo uri n'inshuti yanjye, kandi banumva ko ntacyo warutisha inshuti yawe. Akomeza agira ati urwo rukundo rwacu nta hantu rushobora kujya, ahubwo nakwizeza ko abo tuzunguka bazakuzanira urundi rukundo. Mama agira ati nanjye nzabakunda, kandi na n'ubu mba numva mbakunze nubwo ntari nababona. Chriss Eazy rero amubajije uko yabyakira, abaye amubwiye ko yabyaye. Mama we yamubwiye ko yabyakira neza akamurera kandi akishima, ariko nk'umubyeyi wese aba yifuza kubona ibirori by'akataraboneka by'umuhungu we. Yavuze ko kandi ubwo Chriss Eazy yatangiyaga umuziki yirengagije ibyavugwa byose, ahitamo gushyigikira umuhungu we ku mpano yari afite, akaba yarabihamirijwe na papa wa Chriss Eazy ubwo yari afite imyaka 2. Ati byari bikomeye, amajwi ari menshi haba mu muryango wanjye, bambwira ko umwana namuka agiye mu muziki nta burere asongera kugira. Imbaraga zavuye ku gihe kimwe twigeze gutembera na papa wawe akiriho, tugeze kuri Muhazi avuza isahane mbona urayimennye, you get gize ngo ndagucyaha ni wa mwana we kumenya isahane y'abandi. Papa aramfata arambwira ngo winkubitira umwana, isahane ndayishyura, naho ubundi umwana wanjye afite impano itangaje. Muri iki kiganiro Chriss Eazy yajyanye na mama we, uyu mubyeyi amubajije niba atajya aca inyuma umukunzi we, ariko amubwira ko atabikora bitewe n'uwo yifuza kuba we nuko yifuza kubana n'uwo mukunzi. Umubyeyi rero kandi yabajije Chriss Eazy niba akiri imanzi, kuko yamuhaye isezerano ry'uko naramuka ataye umanzi azamubwira, none akaba afite ubwoba ko ntacyo aramubwira. Chriss Eazy amubwira ko nta mpamvu yo kugira ubwoba, ari muzima, ariko kandi azamubwira. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu nibwo umubyeyi wa Chriss Eazy yitabye Imana, rero azize uburwayi, agenda atari yagiye amahirwe yo kubona ibirori by'ubukwe bw'umuhungu we no guterura abuzukuru. Chriss Eazy na mama we ubwo baganaga rero mu kiganiro
byari ibintu byiza cyane. Ariko kuri uyu munsi ni agahinda kuri Chriss Eazy, ni akababaro gakabije kuri Chriss Eazy kubera kubura umubyeyi umwe Rudogo yari asigaranye. Niyo mpamvu tumubwire muri comment tumwihanganisha, tumubwire tuti Imana Chriss Eazy ukomere. Hanyuma nkivuga kuri iyi nkuru ibabaje n'ubundi ni no ku rundi ruhande na Fatakumavuta. Murabizi Fatakumavuta nyine twagiye tuvuga kenshi uburyo ari mu rubanza aregwa ibyaha bigiye bitandukanye. Nkuko rero twabivuze, umwanzuro ubundi w'uru rubanza yasomewe wari gusomwa kuwa gatandatu Kamena 2025, ariko uhura n'umunsi w'ikiruhuko cyo kwizihiza umunsi mukuru w'igitambo uzwi nka Eid al-Adha wizihizwa cyane mu idini rya Islam. Mu isoma rero ry'imyanzuro y'uru rubanza, umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaje neza uko Fatakumavuta yakoze icyaha cy'ivangura by'umwihariko ku mugore wa Bahati nk'uko yari yarabirezwe. Ku cyaha rero cyo gutukana mu ruhame, urukiko rwasanzwe kitamuhama kuko kuvuga ko The Ben yiriza bitagize igituzi kandi nta sura mbi byamwambitse mu bantu. Ku cyaha rero cyo kunywa ibiyobyabwenge, urukiko rwasanze icyifuzo cya Fatakumavuta cyo gupimwa kitahabwa ishingiro, bityo basanga iki cyaha kimuhama. Ku cyaha rero cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, nubwo nyir'ubwite Fatakumavuta yavugaga ko yagaragazaga aho yabikuye yongeraho ibye bitavuzwe, bityo urukiko rusanga iki cyaha nyine kimuhama kuba yari afite nyine amakuru, afite sources ariko akongeraho ibye. Ikindi cyaha rero cyo gukangisha gusebanya by'umwihariko, aho yavuze ko The Ben natama amafaranga azamuzimya, urukiko rusanga cyo kimuhama. Nk'uko amategeko yabiteganya, basanze ku cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge agomba gukatirwa umwaka umwe, icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiganishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni, ndetse n'icyaha cyo gusebanya kikaba gihanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 300. Uteranije ibihano byose ku byaha byamuhamye, Fatakumavuta yahanishijwe igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 1,300. Ariko kubera imbabazi za bamwe mu bo yakoreye ibyaha harimo na The Ben, Fatakumavuta yahanishijwe igihano cy'imyaka 2 n'igice n'ihazabu ya miliyoni n'ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Uko rero biteganywa n'itegeko, Fatakumavuta n'amwunganira baracyafite iminsi 30 yo gutanga ubujurire bwabo mu gihe haba batanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Fatakumavuta rero yakatiwe imyaka 2 n'igice ndetse n'ihazabu ya miliyoni 300. Ubwo badakoze ijurira ngo bajure nabwo batsinde, tayari nta kabuza Fatakumavuta yamara imyaka 2 mu gihome. Nawe rero tumusengere kugira ngo nimba bari no gupanga kuba bajurira abazajure bigende neza, kubera ko uko byenda kose isomo yararigize. Nimba wemeranya nanjye utubwire muri comment, ariko kurwange ruhande mbona Fatakumavuta kabisa yari izi somo abaye ari ukubabarirwa yababarirwa kabisa, imbabazi yazihabwa kabisa. Uze kutubwira muri comment ko nawe ubyumva. Niyo mpamvu rero tukomeze kumusengera ku Mana Data yo mu ijuru, imugire neza, imudohorere, kubera ko nubundi mvuze ku bushinjacyaha bitengaruka n'ubundi kuwo bita Dr Murangira Thierry. Muramuzi cyane iyo bavuze Murangira Thierry utawumva RIB. Ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yatanze umukoro ku bategura ibitaramo bya Jen's Comedy, abasaba ko niba bifuza ko baba abantu bakomeye bashyiraho amahame y'imyitwarire kuba bitumirwamo, n'uvanga abajya gutaramira abantu hariya bashyiraho amahame n'imyitwarire igomba kubaranga aho bari hose. Umukoro we yatanze yifashishije umugani ugira uti injangwe irota kuba intare ihagarika kurya imbeba. Ni nko kuvuga uti ngo niba ufite inzozi nini ugomba guhindura imyitwarire itajyanye n'izo nzozi. Ntabwo ushobora kugira inzozi zo kuzaba intare ngo ukomeze kugenda ku myitwarire idahuye n'intego yawe. Ati niba Jen's Comedy mufite inzozi zo kuzavamo intare mu gihe kizaza, ni ngombwa ko bamwe mu bakinnyi banyu bava mu bikorwa bidafite indangagaciro, mugomba kuba indorerwamo ya bench. Mwibuke ko sosiyete ari yo mucamanza. Bamwe mu bakinnyi banyu ntibakwiye gukomeza kugaragara mu bintu bitari byo, nko kwigaragaza mu nduru z'i Kigali baterwa amacupa, which is not good. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero Thierry yabigarutseho mu ijoro ryo kwa 12/2025 ubwo yari yitabiriye igitaramo cya Jen's Comedy yatumiwemo. Dr Murangira wari watumiwe nk'uwagombaga kuganiza bitabiriye iki gitaramo mwanya bise Meet Me Tonight, yabanje kuganiza urubyiruko rwari rwakoraniye muri Camp Kigali inshingano za RIB n'imikorere yayo. Ubwo rero yarageze ku nama yagira abateguye ibitaramo, Murangira yasabye ko niba bifuza Jen's Comedy
yagera kure bisaba ko abayirimo birinda kugwa mu bikorwa bigayitse. Ati turabakurikirana kandi dukurikira byose. Iyo wicaye hano ubu uri umusitari, hari abantu baba bakureberaho. Ibaze kuba waraye rero usekeje abantu bishimye, ariko bukajya gucya twumva ngo waraye kubitwa amacupa cyangwa urwana n'indangamirwa arizo twita indahe. Aha niho rero yahereye asaba abategura ibitaramo gushyira amahame n'indangamyitwarire kuba batumira mu bitaramo byabo. Ati hari abakwiye gukumirwa hano. Niba hanze uri umunyacyaha ubwo ntuzigera utumirwa. Abantu badafite indangagaciro birirwa bakora amafuti umwanda wose, uru rubuga si urwabo. Mu bindi yagarutseho, Dr Murangira yagaragaje urubyiruko rwari rwitabiriye iki gitaramo, arugaragariza bimwe mu byaha bikomeje kugaragara. Yavuze ko gukubita no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu, ibyo guhererekanya amashusho n'amafoto y'urukozasoni n'ibindi byinshi kimwe n'ibindi binarimo ibikorwa hifashishije ikoranabuhanga nko gukangishanya, gusebanya. Muri iki gitaramo kandi umuyobozi ushinzwe abakiriya n'ikoranabuhanga muri MTN Rwanda Dev yavuze ko isosiyete yinjiye mu mikoranire n'ibitaramo bya Genesis Comedy. Uretse aba, iki gitaramo cyari cyatumiwe Bulldog Orima batanze ibyishimo ku bakunzi b'umuziki. Orima muramuzi cyane, n'umuhanzi nawe ugezweho cyane muri no. Ngeweho rero babwire nti mwakoze cyane, shout out, kore subscribe na follow kugira ngo nyine tuzajya ucikwa umunsi ku munsi. Nicyo nagushishikara. Umuririmbyi yitabye Bruce uzwi nka Bruce Melody ashobora gutangira igice gishya mu muziki mu gihe yabashyize umukono ku masezerano n'inzu itunganya umuziki mpuzamahanga ya Africa Creative Agency cyangwa se ACA isanzwe ikorana n'ibyamamare nka Tyler na STC. Ese urabyumva ute Bruce Melody abaye bari mu nzu ifasha abahanzi ku rwego mpuzamahanga? Urabyumva ute? Utubwire igitekerezo cyawe muri comment, ndetse kandi unamubwire congratulations cyangwa se umuhe motivation yo komeza agerimba ko kumva ari ibintu byiza ku muziki. Showbiz niyo si Rwanda.